Dore amakosa atatu ukora mu gihe uri gusenga. Ese waba usenga ariko ugasanga ntibigenda nk'uko wabyifuzaga? Dore amakosa atatu ashobora gutuma isengesho ryawe ridakora neza. Icya mbere, gusenga utizeye by'ukuri. Matayo 17:20 atubwira ko nitugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi nta cyatunanira. Isengesho ritagira ukwizera ni nko gutera imbuto mu butaka butarimo amazi. Senga wizeye kandi ntushidikanye. Icya kabiri, gusenga udashimira Imana. Abatesalonike ba mbere 5:18 atubwira ko dukwiye kujya dushimira muri byose. Hari igihe dusaba byinshi ariko tukibagirwa gushimira ibyo Imana yadukoreye. Shima Imana mbere yo gusaba ibindi. Icya gatatu, gusenga ufite urwango cyangwa kutababarira abandi. Matayo 6:14 atubwira ko nitubabarira abantu ibyaha byabo, Data wa twese uri mu ijuru nawe azatubabarira. Imana ntishimira isengesho ry'umuntu ufite umutima wuzuye inzika. Gabanya urwango, wongere urukundo. Ese wigeze ukora rimwe muri aya makosa? Niba iyi video igufashije, andika ijambo muri comment amen. Niba usaba Imana kukongera kwizera no kwishimira. Wakoze kudukurikira. Ni Kigali Worship kandi duflowinge kugira ngo video z'ubutaha ujye uzibona. Imana iguhe umugisha.